gerageza basi aya amakeya umva peti n'ugushaka inda nziza zana ibihumbi byo 5,000 bitanu byose inoti y'umutukutuku ariko indaya nyine ifite n'amazi tu evan ifite kwede ibuno rirajegera rimeze ngwe ari mujyo Kigali indaya za bie ziri kujegera amabu ese umusatura musange turamusange wenda banze ngusigire ahubwo se afite aho kushaka kugira aho nanjye ndi burare dore naraye ngenda maze iminsi 3 mari mu nzira kurara rero kurara ni ibihumbi byo 10 ahubwo se afite aho kushaka kugira aho nanjye ndi burare dore naraye ngenda maze iminsi 3 mari mu nzira kurara rero kurara ni ibihumbi byo 10 urafite wanushaka nakwishakisha ariko tugende nareba unyereka dimiro zifite ndazishakisha nawe ufite ibihumbi 10 ntari ndabishakanye higa umva buretse ufite ibihumbi 10 nkore kindanziza 10 ngenda bifite urarara no mu buri bwiza burimo n'amashu shaka nta kintu iyo ndafite igitanda cyiza kirimo amashuka okay iyo niyo nshaka rero ifite ibihumbi 10 urabifite gende meranya tanga kuko ntago mani nshaka kumva ukuntu indaya z'i Kigali zimera njye mu cyaro mani ndakora ku mukobwa ufite ibunore iri gutete hamwe nyine ubona amazi ari kugira bari gitatete nari urangurire cyo darigura nari bimani njye upfa ko kaburi kindaya nziza ya muzuri sane ya bimeze nabahubwo azi no kunyonga ari kunyongera akunyongere ngira kunyonga nyongere akunyongere wihuta ho ni hano urahangire ndeza kumena umutwe zawe amafaranga cyo kuyago ariko ninzi zana umutwe ndanzi ariko ninzi we ari ndanzi Wesha, unabicisha? Vayo yewe vayo hano wowe nyine. yes boss wanjye boss umuntu utazi ngo boss nari se boss ko ndi gushaka bite byawe bundi cyiza turutse he ko nandi kubona undebera mu twango nturutse Nyamagabe niho mu rugo ariko narinjanye i Kigali nyine ndi gushaka akazi ndi gushaka iki akazi ushoboye akayesha akazi kose rwose wamanaga ko ubuvuyi wanyu za Nyamagabe uramanuka Rugobagoba uramanuka ugereza Gitarama uramanuka ugera kuri Nyabarongozi Kigali uje gushaka akazi njyewe akazi kose nzagakora kandi nagashobora pe sha kure kuzashobora akazi sha nagashobora nzagashobora harimo imyenda yanjye rwose nta kindi kintu rwose nta kibazo mfite umwizere ntuzanyibasha ntago nakwiye mu gipangu cyanjye abari mu bintu by'agaciro sha
ushobora kuzanya kandi ureba nk'igisambo. Oya ntabwo ndi cyo pe nza nta kibazo. None reka nkwereke ngiye kuguha akazi. Urakoze bose. Ntabwo nkunda umuntu uhoraho. Ngiye kuguha akazi. Ikosa rimwe. Kwanza witwa nde? Nitwa Rubunge. Izina ryawe ntabwo urizi. Ujya kuvuga izina ryawe ukabanza kuritekerezaho. Reka Rubunge. Rubunge Petero. Witwa Rubunge Petero. Okay. Ufite amafaranga? Nari nsigaranye amafaranga 300 gusa kubera ko hari umuntu twahuye. Nyine arayanyakanyaka 2. Ibyo byihorere. Ubwo bakwigishije Kigali ngiye kuguha akazi uzayagaruza. Urakoze rwose. Nyaguhe se boss. Yashire muri ibyo bifurumba byawe mbona ufite. Yashire muri ibyo bifurumba byawe. Yashire. Ufite telefone? Ndayifite. Naga telefone gato ariko kadakanganya. Zana turebe. Ese nzanguhamagara nkubone. Ubiye telefone. Uzajya rwose boss. Ahubwo nyine gakoresha na wifi hari njyaho. Ibyo nawe. None ibyo bintu byari kura muri iki gipira. Kuramo umupira boss ntago ndi bukonje. Uri bukonje kuri iri zuba abantu bijyana bivuye mu cyaro. Mbishyire. Kura muri iki gipira ubishyire hariya. Birundaho ngaho. Genda winjiremo hariya urumva? Ureba umwana urimo. Aguye kupa utangire akazi uzajya ukora no kofiri jaride we byonye besire. Urakoze boss, urakoze. Utahandagira muri jaride nibyo bikweto bisa nabi bitojeje. Bikuramo nabyo bishyiraho ngaho. Genda ujye gufata kupa we. Nk'ubu nkaho ninde ukwinjije hanga? Njyewe Aisa ibyanjye mbisiza harambwa ngo tugende amereza akazi ko kupa subiye inyuma ndamubura ahubwo wumfatiye. Si umubosi harura hase ufite ikirahure uhanyinjije. Ufite ikirahure. Babavuye. Hagosha. Uza cyona abantu bavumbya ngo nababosi wo. Ni umubosi kuko yari afite ikirahure ariko nywa akawayini keza. Uzi se yari gwave mu Iburayi. Kagiye mu mahanga. Ntabwo ibyo mbizi. Uwo nguwo ni umuvumbi ujye kumushaka iyo ari. Okay,